Bakunzi ba Evangeli Mama DM TV tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu aho muherereye hose haba mu bihugu hagati hano muri Afrika hanze y'ibihugu by'u Rwanda. Yesu ashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo mbashimira buryo ki mukomeje kudukurikirana. Tubazaniye rero ibintu Imana mu ijuru yatweretse muri iri joro rya tariki 12. Imana mu ijuru ababaye kandi yarakajwe n'abantu yiremeye ntawe igishije inama. Murantega amatwi mbere yo kugira ngo tubibabwire mureke twiragize Imana. Mana data, Imana nkuru, Imana idukunda turagushimye. Tugushimira kutwemere kuza imbere y'ubwoko bwawe. Data urakoze kwa duhaye umwanya ushimwa bw'icyubahiro. Bera byose tuje imbere zawe tubanje kugusaba imbabazi. Turabanyabyaha Mana yo mwijuru irengagiza ibicumuro n'ibyaha. Kimara kutweza turasaba amaraso ya Yesu azatweze imyanda yose. Abantu bose ngiye kubwira isi yose ndagira ngo rata barabyumva bose bahindurwe n'imiburo. Urakoze kubikore kwibahisha mu izina rya Yesu. Amena. Ndaje rero nzanye ubutumwa Uwiteka Imana yangejejeho kuri izi tariki 12 z'ukwezi kwa 12 2021. Byabaye ejo kwizo tariki mbabwiye bigeze saa 5 z'ijoro. Hanyuma Uwiteka Imana iransanga irambwira ati Mama DM nagushyiriyeho kuba umuhanuzi wanurira amahanga. Ngiye kugutuma umbwirira abantu bose bihane. Ugiye kureba ibintu byose bituma ngewe mbabara ndi mu gihugu cy'ijuru. Hanyuma nabonye marayika aje aza mu isi yarafite igitabo kinini. Hanyuma icyo gitabo yarari kugera kuri buri nzu. Iyo nzu rero yageragaho mwumva arakomanze abajije buri nzu ngo mbese ko nagwamagaye aho nagwamagariye kuki ndi kwagushaka nkakubura. Hanyuma uwo mumarayika wari ufite igitabo inyuma ye hari undi wari ufite umuhoro. Abantu bari kunyumva hari umuhoro uhetamye ku bantu bari hanze niba mutawuzi ni umuhoro ubuhetamye umeze nk'urucamakoma. Hanyuma uwo yabashije yabaga amuhaye igipande ari kureba icyo gipande cy'imirimo yasanga yaramuhaye uburirimbyi yasanga atarabikoze nk'uko ashaka. Wa undi wari ufite umuhoro agahita mukatigikano akagwa hasi. Yabikoze buri wese rero uwo yasanze atiteguye. Uwo wa kabiri wari ufite umuhoro yarari kumukata akikubita hasi. Igihe kigeze yajya ahantu hasa n'agasozi avuga mu ijwi rinini cyane kandi riranguruye. Numva arahamagaye ngo bantu mwese mutuye isi. Yavuze ibintu bikakaye mwana w'umuntu wo rukunyumva. Numva aravuze ngo bantu mwese mutuye isi ndanguruje irijwi ryanjye kugira ngo ibyaremwe byose binyumve. Wowe uri mu isi yose nyumva ninjye uvugana nawe. Yavuze mu magambo avuga ngo abantu mwese abasinziriye namwe mwicaye ndetse n'abaryamye mukanguke mwumve icyo ngiye kuvugana namwe. Hanyuma kibivuga abantu bahise batega amatwi. Bakimara kuyatega numva aravuze ngo mwese munyegere kandi muze muzanye ibipande by'imirimo muri gukorera muri iyi si nabashyizemo. Buri wese rero kubumvise iryo jwi bitabanye ibipande by'imirimo. Ibyo bipande byari bimeze nk'ibidukingirizaho abana. Bamugetse imbere rero uwari uri imbere nabonaga marayika ari kureba icyo gipande
hanyuma nkabona afashe ikaramu akajya arareba ibyo wakoze neza akabishyiraho vi wari uri gutsinda iby'iyo mirimo yamubazaga yafataga icyo gipande akagishyira iburyo bwe hanyuma hari abari bari kubizana yarangiza nkabona afashe ikaramu itukura bene data iyo karamu itukura yayishyiraga kuri cya gipande nyine yagaye y'imirimo ngabona yanditseho ikizero kinini agafata cya gipande akagishyira ibumoso bwe cya gipande cya wa muntu Imana yagaye imirimo ye nabonaga wa marayika ufite umuhoro yamujyanaga nabi afite inuza umujinya agahita amujyana akamubwira ngo fata igipande cyawe wowe nkwereke ahantu urajya yamufatishaga cya gipande cy'imirimo atakoze ishimishije Imana akagendana nacyo nuko numva akomeje aravuze ngo kuki mutinze ko munindije ko muri kubona ngo iteze amaboko mwaza mukandangira ibyo bipandano biri nabonaga bamwe babizanye hanyuma yabizana babimuha nkabona amaboko yo kubimuha akomeje kurambuka ariko kubifata bikanga hanyuma numva avuze mu jwi riranguriye ngo dore ndi gukomanga imitima ariko abantu barafunze numva aronga yaravuze ngo nabahamagaye muri benshi ariko haje bake hari kwitaba bake numva arabajije ngo bantu bo mwisi muri he kuki mubuze kuki nabahamagariye bamwe gukiranuka bakaba bagiye mu businzi bakaba bagiye mu busambanyi bakaba bagiye mu bujura numva aravuze arakaye ngo dore kuko naguhamagariye gukiranuka ukaba wanze kwiyana mwana w'umuntu we dore ishyano riraje ndetse rirakumanukiye maze numva aravuze ngo mwabihugu mwe mwamoko mwe mwabantu b'Imana yiremeye mwe nimwumva aya magambo ngo Uwiteka Imana irababaye ibabajwe nuko yiremeye abantu bakunze barangiza bakayoberwa y'urugo rw'Imana ruri numva aratabaje mu jwi rirenga ngo mwebwe abona haye ibisubizo muri he kuki mutagitanga icyacumi ko ndi kubashaka nk'ababura dore musuzuguye Imana n'abakozi bayo dore Imana yabo yahaye akazi dore ho kugira bashima Imana ahubwo bibagiwe Imana biringiye iby'imbaraga zabo abandi ngo babonye yuko ari bene wabo babahaye akazi ariko numvise avuga arira ngo nimbabwire mugarukiraho niba mutagarukiyeho kigihe cy'Uwiteka kigeze araje aramanutse afite umujinya aje gukandagira mwisi mu bihugu muri kunyumva mwebwe mu bihugu byo hanze hano muri Afrika hagati Uwiteka aje gukandagira mwisi yose arakandagira Amerika aje gukandagira Canada Burundi u Rwanda Tanzania ndetse hirya no hino Kongo n'ibihugu ntazi Imana ibihugu yaremye irabizi yambwiye ngo mbite mbisora mu byumve mbisore mu byumve mutazagira ibintu mwitwaza Imana yambwiye ngo mbabwire mwebwe nono mwabamaraya mwe Uwiteka Imana wo mwijirira babaye mureke uburaya bwanyu mureke uburaya bwanyu mureke n'ubusinzi bwanyu dore Uwiteka Imana iraje ibatsembeho rwose izabatsemba dore isi irarimbutse irimbuwe nuko abantu bishe mu matorero bavuga ngo bazi Imana irimbuwe nuko abapasiteri bishe matorero bagera hirya bakabyara abana b'inyendaro isinduwe nuko wowe diakoni ukibitsa ibirozi isinduwe nuko wowe wasubijwe n'Uwiteka Imana utakimenya waguhaye akazi dore ubaye ikiraro garukira umwana w'umuntu Imana iri kuvuga ngo garukiraho eteko jave
gateko vera bisenye garukiraho kugira Uwiteka Imana ikwishimire. Dore umunsi azaza azakubaza iby'imirimo yakubikije diyakoni, araja kubaza iby'imirimo. Mbese uzasobanura iki? Mbese ko yakubikije iby'imirimo yayo, ni iyihe mpamvu uzavuga mwana w'umuntu? Imana yo mu ijuru yambwiye ngo nkubwire, wowe udashaka gukiranukira Imana mu butunzi Imana yaguhaye. Dore abakozi b'Imana urabasuzugura. Abakozi b'Imana bakubwira iby'Imana ubabwira yuko bari gusabiriza, uko ubyibaza siko biri. Nyemerera nkubwize ukuri, niba usuzuguye umukozi w'Imana warangije kwanga Imana kare, watutse Umwuka Wera, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo utuka Umwuka Wera ntabwo azababarirwa mwana w'umuntu we. Reka gusuzugura abakozi b'Imana, reka kubasuzugura. Uriya muntu yakubwiye ubutumwa wanga kumva, yarakubwiye ngo wihane wanga kumva, ariko Uwiteka Imana yo mu ijuru irajigera iwawe. Yambwiye ngo nkubwire ngo aje gushaka igitambo mu byo utunze, aje gushaka igitambo mu kazi urimo, aje gushaka igitambo iwawe mu rugo, aje gushaka igitambo mu myaka yaguhaye kumara ku isi. Ayiwe, yambwiye ngo mbabwire ngo dore ishyano, ngo ndetse amashyano atataraje. Ishyano rya gatatu mwana w'umuntu we, tivera bisenyeri, ishyano rya gatatu riraje, kandi rizanywe nawe wowe wanze kumva, rizanywe nawe wowe musambanye, wowe uri kubyaragura n'abagabo cyane abagore b'abandi. Umva wa mubyeyi we garukiraho, umva wa mugabo we garukiraho, kuko Uwiteka Imana ije gukandagira ku isi, ari wowe utumye isi ibona ishyano. Yamaye isomo ryo muri Hoseya rero, hano Hoseya ibice 5 kuva ku murongo wa 10 kumanura. Imana yo mu ijuru yavuze yuko uraryumva wese arisoma, wowe niwumva nawe urimo ugarukiraho. Imana ibabajwe nuko rero wowe uri kwigaragura, ntabwo uri gutinya kunywa suruduwini, ntabwo uri gutinya kunywa mandarakwa ndetse kambuca n'ibindi byose, warangiza ukayihemba ubusambanyi, ukajya niba uri muri Amerika ukajya muri Canada, ukajya mu Bufaransa ugasohokana n'umugore utari uwawe. Ibyo mukoreragayo Uwiteka Imana yambwiye ngo igigufotora uba wihishe umwana w'umuntu, ariko Imana yo mu ijuru irakubona. Garukiraho, garukiraho, garukiraho. Imana yo mu ijuru rero tubabarire bene data, mureke tugarukiraho rukunyumva. Kandi nabwiwe ku bantu bari kubika amafaranga, ndetse wowe nongere mwibutse ngo wowe uri kubika amafaranga ukavuga ngo arangije kugera mu ijuru. Ndakubwiza ukuri ko nabwiwe ngo nkubwire ko ikuzimu hariho, ikuzimu hariho n'ijuru ririho. Ikuzimu hagiye kuzajya uwahakoreye, wa munyabugugu, kuzimu harangutegereje nawe. Imana irwamagara ukanga, dore Satani ari kunyanyagiza. Irinde gutoragura ibyo Satani ari kunyanyagiza. Numvise Uwiteka Imana mbwiye mu masasta z'ijoro ngo mbwira abantu bishizeho amatatuwaje ku mubiri wabo. Imana yambwiye ngo ndangurura mvuga ijwi rirenga ngo dore igihe kirageze, igihe kirageze, kirageze iherezo, amaherezo, uduherezo. Dore biraje bikugereyeho, kuko uri kwishyira ibintu by'abadayimoni mu mubiri Uwiteka Imana itarabikuremanye. Dore igihe kiraje kandi kirasohoye, ugezweho n'iherezo ry'Uwiteka. Wowe udafite gukiranukira Imana rero garukiraho, garukiraho. Uwiteka aje kugira ngo akubabarire. Kandi wowe yasanze ufunze urugi, urugi rusobanura umutima wawe. Isa tuvugana ahagaze ku rugi rwawe ari gukomanga. Mwene data wo mu Rwanda mufungurire, Yesu araje ari gukomanga. Canada we ye mubyeyi ari gukomanga. Ufashije imfubyi n'abapfakazi kangahe kugira ngo wandikishe kwa kiriya gipande? Mbese usigaje iminsi ingahe ko nayuzi ngandikisha kugira
gipande cy'imirimo. Mubyeyi wandikishije kangahe, ufashije abakozi b'Imana kangahe, ufashishije imfubyi n'abapfakazi kangahe, imyenda uri kuyisegura yamara nkubwire ko hanze hari abambaye ubusa. Reba uko wabigenza ufashishe kugira wandikishe kwa kiriya gipande. Nutabikora Uwiteka Imana akakubaza igipande, mwene data uzatanga ikiye, mbese niye mirimo uzagira? Ndagusabye garukiraho, kuko kino gipande Imana yaje gusaba ni icy'imirimo uri gukorera hano ku isi. Ntabwo nje kongera cyangwa ngo ngabanye. Imana yambwiye ngo nimushaka imirimo mushyire ku bipande, kuko tutazi umunsi n'igihe. Imana ije kugera mu isi, ije kubaza icyo yagusige niba ukigikoresha neza. Wowe wasuzuguye abakozi b'Imana rero garukiraho. Imana iri gusakuza kubera usuzugura abakozi b'Imana. Nawe Imana yakijije biriya bintu byari bikugarije, garukiraho. N'Uwiteka Imana bigukijije. Wowe yakuye muri Uganda mu nkambi, dore umaze kwibagirwa Imana iguha amadolari nawe uribagiwe. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ugarukiraho, ugarukire Imana. Warafashaga ntugifasha, ndetse wagiraga neza ntabwo ukiyigira. Wowe waretse iyo mpano yawe ukayitaba, Imana iri kukubwira ngo subira ku mpano yawe, hanyuma icyo gipande cy'imirimo kibone uko cyandikwaho iyo mirimo. Ndagusabye rero ugarukira mwene data, kuko Uwiteka Imana iri kubabazwa nuko udafite imirimo. Nawe wasengaga inshuro ebyiri mu ijoro, kuba warabihagaritse Imana irababaye. Garukiraho wongere ufate itarano ryawe. Murakoze cyane, nabasabaga kugira mugarukiraho, kandi abanyumvise mwese Imana y'amahoro nikomeze ibahe imbaraga. Nimugarukiraho kandi mukunda Imana bundi bushya, kuko ntakizagera ku bwoko bwayo itari yakimenyesha abantu. Haleluya. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo uranga kumva ayo mafaranga wanze gufashishamo abakozi b'Imana, ngo ubwire yutambitse umukozi w'Imana ntabwo uba wambitse Yesu. Iyo udafashije imfubyi n'abapfakazi, ayo mafaranga ufite n'ivu n'umuyonga nta n'icyo bakumariye. Dore Imana ije gusezerera abakire batagira ubwenge. Ubwenge mvuga n'ubwenge bw'ijuru. Imana ije gusezerera babandi bakunda iby'isi badashaka kubaha Imana. Ubwo wanze rero kugira ngo wowe use wiyubake n'Imana kandi ukora ibyo Imana ishaka, uriya marayika ufite umupangiraje kwiki guhambe yambwiye ngo nkubwire wowe munyabugugu, niba udashaka kwambika abakozi b'Imana kandi ukabambika ikoti ryiza, ugomba kwambika Imana ikoti ryiza ryarindi utarakoza ku mubiri akagaragara neza n'agahimbaza Imana, ukambika umukozi w'Imana sipere, kuko ni ngombwa Yesu ni uba wambitse azabikwishura kandi yarakwishyuye. Ndakubwiza ukuri ko kuba ufite ibyo bintu cyangwa akazi suko rata ubarusha kuvuga ijambo, suko wakiranutse, ahubwo Uwiteka Imana iri kukubwira ngo kiranuka, wambika abakozi bayo, wambika abantu baciye bugufi, imfubyi n'abapfakazi, kandi ubahereze n'icyo kurya. Noneho ntabwo tukwinginga, nyemera ngo ubwize ukuri. Imana yo mwishaka ko tubabwiza ukuri. Mukiranuke ku kazi yabahaye, mukiranuke kuba mukiriyo nuko tuba twasenze, kuba mukiriyo nuko utuye hakiri umurokore ukivugana n'Imana. Garukiraho rero mwene data, kugira ngo Uwiteka Imana igazabaje gutambagira isi nawe atazakubura ugasanga gucigikanu araguhambye. Yamaye ijambo rya nyuma rivuga ngo umuntu uranga kumva ajya mu isoko rimwegereye aguremo igitiyo n'isuka, ategereza uwantumye saa 6 z'ijoro araza azamwereka icyo azabikoresha. Niba ubaye maso rero garukiraho mwene data, igitiyo n'isuka nibyo gucukura
imva yabanze kumva. Ndagusabye aho kugira ngo upfupfuye upfe kubera ibyaha byawe, ahubwo wazukira mu bugingo buhoraho. Haleluya. Ngaho garuka ngwino mwene data, ngwino ngusengere, iyunge n'Imana yaremye ijuru n'isi. Murakoze cyane rero wowe wiyumvise ube wasoma hano muri Hoseya ibice 5 uhere ku murongo wa 10 ugere ku 15. Wumve ukuntu Imana yababajwe n'uburaya bw'abantu Imana yasubije, aho kugira ngo wowe uyishime uri kujya kwiyambika ubusa mu mabara, uri kujya gutega, ndetse intumbi z'abagabo b'abandi dore zikuriho, uri kugera imbere ye ukagenda iyindi ngendo udafite. Imana yababaye. Ndabonye iri kwica abakobwa benshi, yisha abasore benshi, abagabo n'abagore. Ndagusabye rero mwene data garukiraho kadusenga Imana, ubwo nibwo butuma Imana yo mwijuru yampaye ngo mbugeze ku bwoko bwayo. Nyemerera wowe ubyumvise ukumve kufashwe n'ibyo bintu Imana yakuvutseho, ngaho garukiraho. Nyemerera dusenge. Uwiteka Imana yacu, Imana idukunda, turagushimye kubw'aya magambo meza watugejejeho. Nyemerera ubwoko bwawe bugiye kumva aya magambo ubugirire neza, kandi rata bahindurwe n'iyi miburo, ubagire neza ubagarareho. Igihe uzabuje hano gushyiraho buri wese ikimenyetso, ababyumvise bose ndagusabye bose bazaboneke ubashyizeho ikimenyetso. Abandi data hirya no hino nabo bagirire neza. Urakoze kuduhaye agakiza ku buntu, kandi urakoze kuzaturinda ibyo byago bitatu mu izina rya Yesu. Amen. Gira amahoro.